kaminuza aramupima asanga umugabo ni utabyara bitewe n'uburwayi bwitwa gonorrhea. Uyu mwarimu yasabye uwo mugabo kuzohereza n'umugore we kugira ngo nawe amupime. Umugore yagiyeyo, agezeyo uwo muganga aramusinziriza. Amaze kumusinziriza asaba umwe mu banyeshuri be bigaga ubuganga kujya mu cyumba cyari hirya aho akikinisha agashyira intanga ze mu gakombe akazizana. Uwo muganga yaziteye uwo mugore, asama inda, abyara neza kandi umwana umeze neza. Nyuma y'imyaka mike uyu mwarimu wa kaminuza yemereye iki cyaha umugabo w'uwo mugore anamusaba imbabazi, ariko uwo mugore we ntabwo yigeze abwirwa ukuri, ndetse n'umwana w'umuhungu wavutse muri iyo nda ntabwo yigeze abwirwa ukuri. Ni icyaha cyakozwe ariko cyatumye abantu bamenya ko umugore muzima ashobora guterwa inda hakoreshejwe intanga z'umugabo agasama bitabaye ngombwa ko habaho imibonano mpuzabitsina. Gusa nanone byazanye muri ubu buvumbuzi ibanga, ibinyoma no guhisha ukuri ubu ngubu birimo kugira ingaruka kuri benshi. Abantu bavutse muri ubu buryo bitwa donor conceived. Umwe muri bo uzwi cyane ku isi kandi uharanira uburenganzira bwabo yitwa Barry Stevens. Ni umunyakanada w'umwanditsi w'ibitabo na filime mbarankuru. Izamenyekanye